Ndagushimiye wowe ukomeza kubana natwe inkuru yanjye cano. By'umwihariko ndashimira wowe ukomeza gukurikirana inkuru y'uruhererekane, inkuru yanjye impano y'urukundo, urukundo rwa Freddy na Daisy. Uyu ni umwanya w'ikindi gice gikurikira ibice byagiye bitambuka, kandi niba utaragize amahirwe yo kubikurikirana ndakwibutsa ko ushobora kubisanga kuri ino cano n'ubundi ukabikurikirana byose. Nanone kandi nimba utarakora subscribe ndakwibutsa kuyikora kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'inkuru nziza kandi zitandukanye dukomeza kubategurira. Njye mukomeje kubana ni Kayitesi Ellen. Duheruka ubwo Freddy na Daisy bari batashye. Freddy aherekeje Daisy bavuye mu kirori cyari cyateguwe na famiye yo kwa Freddy. Ubwo bageze ku gipangu kwa Daisy maze Daisy aramuhobera aramusezera. Nuko akinjira Freddy ahita amuhamagara ati Daisy, hari ikindi kintu nshaka kukubwira. Ubwo akimara kumubwira gutyo Daisy yahise ahindukira ati hari ikindi ushaka kumbwira. Nuko Freddy arimo aramwenyura azunguza umutwe amwemerera, maze Daisy ahita ahindukira araza amuhagarara imbere ati ngambwira nkuteze amatwi. Ubwo Freddy aho kumubwira ahubwo amara umwanya arimo aramwitegereza gusa, maze Daisy ati nibise washaka kumbwira. Freddy ati oya, ahita atambuka aramwegera aramubwira ati ndagukunda cyane. Akimara kuvuga gutyo Daisy yahise yubura umutwe aramureba ubona afite umujinya mwinshi. Aguma kumwitegereza nako Freddy amwitegereza nawe ariko nta kintu bavuga. Nuko hashize umwanya Daisy ahita avuga ati nawe ndagukunda cyane. Nuko ahita akata asubira iwabo mu gipangu. Akigera mu rugo yasanze mama we yicaye muri salo amurindiriye. Yari afite amatsiko menshi yo kumenya ibyabaye kuko baherukanaga mu gitondo ubwo mama Freddy yari yaje gutora Daisy. Ubwo Daisy yarinjira ahita agenda aramuhobera ubona bishimye cyane. Nuko ahita yicara atangira kumubwira ibyabaye. Yamubwiye ukuntu bavuye mu rugo azi ko bagiye kwa Freddy ariko agasanga atari aho bari bagiye. Anamubwira ukuntu yagiye agasanga bateguye ahantu heza muri hoteli, hari abantu benshi cyane bamwe azi n'abandi atazi. Yanamubwiye kandi ukuntu yasanze abanyeshuri biganye ndetse n'abiganye na Freddy bari aho muri icyo kirori. Ubwo akimara kumubwira gutyo mama Daisy yahise yikanga ati ubwo si icyo kirori cyari kigendereye iki. Daisy nawe ati ntabwo mbizi neza, gusa nabonaga ari iminsi mikuru y'imiryango babo barimo barizihiza. Ati icyo nabonye cyo nuko ari umunsi udasanzwe kuri bo. Ntabwo niriwe mbaza Freddy byinshi kubera ukuntu nayo nishimye, ariko nabonye ari umunsi udasanzwe. Hari abantu benshi cyane kandi bose bari aho muri hoteli. Ubwo akimara kumubwira gutyo Daisy yahise abona mama wahindutse mu maso arangije ati mama ubaye iki. Mama Daisy ati njye nari nzi ko bagiye kuguporopoza, none ndabona ari ibintu biri aho gutyo gusa. Ubwo akimubwira gutyo Daisy ahita aseka cyane ati mama wari uzi ko bagiye kumporopoza. Undi nawe ati cyane rwose, bitewe n'ukuntu mama Freddy yaje ameze nabonaga ikintu kigiye kuba kidasanzwe. Daisy nawe ati mama n'undi ntabwo gisanzwe, ibyabaye ntibisanzwe. Nahuye n'abantu benshi bo mu muryango wo kwa Freddy kandi bose yampresentaga ko ndi umukunzi we. Mama Daisy ati noneho nimba ari ibyo ni sawa. Daisy nawe ati ariko mama nawe rwose uransetsa, none se ubundi urumva kuba yamporopoza no kuba yanyerekana bitandukaniye. Mama Daisy ati nivugiraga gusa nyine nabonaga biteye ubwoba mugenda, numvaga ikintu kigiye kuba giteye ubwoba cyane, nasigaye ndi kugusengera. Ubwo akivuga gutyo Daisy araseka cyane ati mama ntakubeshye nanjye nagiye mfite ubwoba, ariko nanone numvaga mfite umutekano ko ngiye kwa Freddy, gusa nyine akoba ntago kaburamo. Ubwo bose basigara aho ngaho barimo baseka cyane ubona bishimye cyane. Ku rundi ruhande nabwo kwa Freddy bari mu rugo, mama Freddy ari mu gikoni atetse. Nuko Freddy araza amutoroka inyuma aramuhobera, araje mama Freddy ahita yikanga ati Freddy ni wowe urankanze cyane. Freddy ati mama warigize ngo se ni papa. Undi nawe ati oya ibyo biheruka kera. Freddy arangije arirohotse ati mama nshaka kugushimira kubw'uyu munsi, wakoze cyane, wongereye ibyishimo mu buzima bwanjye. Mama Freddy nawe ahita asa nk'utojeho gato ati Freddy n'ubundi icyo ndwanira n'ibyishimo byawe, rero icyo nakora cyose kikubabaza n'undi nanjye naba ndimo kwibabaza.
Fred arangije ati yego mama, niyo mpamvu nanjye ndimo ndagushimira. Kuva kera hose ndabizi nubwo ntari umwana wawe wambereye umubyeyi mwiza, icyo waharaniraga n'ibyishimo byanjye. Rero na n'ubu ndacyagushimira ko ntacyo nakuburanye. Murakoze cyane mama. Arangije arongera ati nanone kandi Daisy yampaye ubutumwa, nawe aragushimira cyane. Arangije Fred arebye mama abona amarira yazinze mu maso, arangije ati mama ubaye iki? Mama Fred ati Freddy, ndabizi ntabwo ndi mama wawe, ariko ikinyibutsa cyose ko ntari mama wawe kirambabaza cyane. Mbabarira kuri iyi nshuro ntuzongere kumbwira ko utari umwana wanjye. Ndabizi ariko ngerageza kubyirengagiza kugira ngo umere neza. Fred arangije ahita amuhobera ati mama ndagusezeranya ko bitazongera, uri mama wanjye w'ibihe byose. Dukomeje gato amasaha akomeje kwicuma, maze mu gitondo bukeye Fred agiye muri siporo, anyura muri salo asanga papa arimo arasoma ikinyamakuru, maze amusohoje undi nawe ati Freddy, hari akantu nshaka kukubwiraho gato. Nuko Fred ahita aza aricara, arangije batangira kuganira. Papa Freddy niwe wabanje arangije ati Freddy, noneho ndakeka uyu munsi wishimye. Freddy nawe amwenyuramo gake arangije ati cyane rwose papa, ndishimye. Papa Fred ati nizere ko ariko utarakariye mama wawe. Nakubwiye ko byose byari bimeze. Maze atarakomeza Fred ati cyane rwose mama, twariyunze ubu tubanye neza, ni amahoro gusa. Papa Fred arangije ati none se Freddy, ko ejo Daisy wamwerekanye ufite iyihe gahunda? Fred amwenyuramo gake ati papa, gahunda yo ndayifite. Ndakeka ko nzasubira Canada njyanye na Daisy tukajya kwibanira iteka ryose. Papa Fred ahita atangara ati ntabwo nari nzi ko bigeze kuri urwo rwego, none se wabipanze ute? Fred nawe ati nyine urabona Daisy afite graduation muri iyi minsi, ndateganya ko nirangira ariko nzatangira gupanga iby'ubukwe, kuko ntabwo nasubira Canada ngiye gukora ngo nzongere garuke nje kumutora. N'ubundi Daisy n'uwanjye, igihe cyo kubana kwanjye nawe kirageze. Ubwo Papa Fred wari umuteze amatwi yarangije ati yego rwose muhungu wanjye, urabizi niwe mwana wenyine mfite, byose ni ibyawe, ubufasha bwose uzanyeraho nta kibazo nzaba mpari, uzambwire. Fred nawe ati oya papa, narangije kubitegura rwose, gusa ahubwo icyo mbasaba ni ukuba nk'ababyeyi, inama zanyu zirakenewe cyane. Undi nawe ati nanjye nibyo navugaga, ndabizi ibi bintu ntabwo bifitemo amakuru ahagije, ariko njye na mama wawe turahari ku bwawe, byose nta kibazo, uzaze tuzaba duhari ku bwawe. Ubwo Fred ahita ahaguruka ajya muri siporo. Kwa Daisy nawe mu gitondo arimo arategura Brian agiye kujya ku ishuri, maze abona telefone iramuhamagaye. Arebye asanga ni Mike, maze ahita asaba mama we ko yatunganya Brian, maze ahita ajya mu cyumba cye atangira kuvugana na Mike. Daisy, nari nkumbuye cyane, ntabwo wabyumva. Ubwo ni Mike wari arimo arabivuga, maze Daisy amureba ati Mike, nawe ndagukumbuye, gusa ni iminsi mike nkaza, subiza se ko kuri graduation nzaba mpari? Mike nawe ati yego, ikibazo ni uko graduation iri kure. Daisy ati nawe wikabya, uzi ko habura ibyumweru 2 gusa? Mike ati bitewe n'urukumbuzi nkukumbi ibyo byumweru sinzi ko nzabigeza. Nuko Daisy ahita aseka ati humura bizagera, uzanabona byihuse. Nuko Mike ati none se undi Daisy wari umeze ute? Daisy nawe ati meze neza cyane, ndishimye, si ubibona se? Mike ati ndi kubibona rwose urishimye, ikibazo ni uko njyewe ntishimye. Undi ati habaye iki? Mike nawe ati byabaye se ntabwo ubizi, ibyo wasize unkoreye? Daisy ahita aseka ati Mike, nizere ko utari kuvuga ibyo ujyanye na break up. Mike ati none se urumva naba ndi kuvuga iki kindi? Daisy ati Mike, ibyo ngibyo narabigusobanuriye rwose, na mbere yaho narabikubwiraga ko ntatuje, rero ntabwo nari gukomeza kubaho mbabaye kandi nzi icyanshimisha. Nahisemo kubihagarika kuko ibyo nabonaga binkwiriye, kandi nabonye nari kuzakubabaza, rero niyo mpamvu nafashe uriya mwanzuro. Mike ati ariko Daisy, nanjye nari nkwiriye igihe, wenda nanjye nawe kugeraho nkagushimisha nkakwibagiza Fred wawe warakubabaje. Akivuga gutyo Daisy ahita avuga ati Mike uribeshya, ntabwo Fred yarambabaje,
ibyo yari yarakoze urabizi niwe mwanzuro wari ukwiriye, kandi ubu ngubu ndagira ngo nkumenyeshe ko njye na Fred twasubiranye, ukuri kwagiye ahagaragara ntabwo ari musaza wanjye. Akivuga gutyo Mike ahita yiganga ati Daisy ushatse kuvuga ko nakubuze burundu? Undi nawe ati ako Mike narabikubwiye cyane, ibyo bintu uba wishyiramo nibyo bibi bituma wumva utameze neza igihe cyose. Nakubwiye ko ntari uwawe byarangiye, Fred arahari kandi ndatuje, ndishimye ndi kumwe na Fred. Akivuga gutyo Mike ahita asa nk'utujeho atarangije ati Daisy ntabwo nakubura. Nuko Daisy ati none uzakora iki? Mike ati nakora buri kimwe kugira ngo nkubone. Daisy ati Mike nimba unkunda mbabarira ntunyivangire mu buzima, ndishimye nawe urabizi uzi ikinshimisha, mbabarira ibyanjye ubivemo pe, nakubera inshuti kandi inshuti nziza, aho ku bijyanye n'urukundo umutima wanjye Fred yarawutwaye. Nuko Mike ahita avuga ati Daisy uribeshya, nzakora buri kimwe ariko ubu wanjye. Ahita akupa Daisy asigara aho mu cyumba yicaye abona byamucanze. Twihuse gato iminsi yakomeje kwicuma, maze umunsi umwe iri mu gitondo Daisy abona message ivuye kwa Fred amubwira ngo yitegure mu kanya araje amufate, hari ahantu ashaka ko bajyana. Ubwo Daisy yahise yitegura, hashize umwanya muto abona Fred aramwandikiye ati ndi ku gipangu, maze arasohoka asanga Fred yahageze n'imodoka, arinjira baragenda. Fred amujyana aho yari yateguye, hari ahantu heza utavuga ngo ni muri hoteli cyangwa se ni muri resitora, gusa hari ahantu heza bigaragara. Nuko baricara batangira kuganira, ari nako abaseriveri baza kubakira. Ubwo hashize umwanya barimo bararya ibyo batumijeho, nuko phone ya Daisy irasona, aribyo asanga ni Mike yanga kumwitaba. Fred amubaza impamvu atari kumwitaba, ariko Daisy yanga kumubwira. Ubwo phone yarinze ivaho Daisy yanze kuyitaba, maze hashize umwanya irongera arahamagara, nabwo bigenda gutyo ndetse biba inshuro nyinshi, maze bigezeho Fred ati Daisy mbabarira umuntu mwitabe, niyo byaba atari ngombwa ari kumwitaba, nta kibazo ngenda guha umwanya. Daisy arangije ati Fred ntabwo nshaka kumwitaba, bifate gutyo. Nuko kuva uwo mwanya barya nta n'umwe uvugisha undi kugeza batashye. Ubwo batashye n'ubundi basa nkaho bakirakaranye, bapfa yuko Daisy yanze kwitaba telefone. Nuko Daisy akigera mu rugo ahita abibwira mama uko byagenze, maze mama we ati Daisy ibi bintu byitwaremo neza, Mike nawe yarakomeretse, afite igikomere nyine cy'uko yakunze umuntu nawe utamukunda, mbabarira ushaka uko ubyitwaramo kandi ntibihungabanye umubano wawe na Fred, kandi ushaka uko Fred umuganiriza unamwisigureho, kuko uko byagenda kose niwe wari ufite amakosa. Ubwo Daisy yaramwumvaga, maze ku mugoroba ahamagara Fred amusaba imbabazi, bombi bariyunga. Iminsi yaricumye graduation iragera, famiye ya Daisy yari yajyanye nawe aho muri Kenya aho yigaga kwifatanya nawe muri graduation, ndetse na Fred nawe bari bajyanye. Ubwo graduation yarabaye, Daisy amuha impano nyinshi zigiye zitandukanye. Ubwo igihe cyarageze basubira mu rugo, ariko ari ibyishimo ku mpande zombi. Bakigera mu rugo Daisy yahise abona message ivuye kwa Fred imubwira ati Daisy wanyemerera tugahura? Undi nawe ati Fred aya masaha? Byari bimaze kuba nka 2 z'ijoro. Fred nawe ati ni umwanya mutoya kandi turahurira hafi y'iwanyu. Daisy ati nta kibazo, duhurire he? Undi nawe ati ni hahandi. Daisy nawe ahita ahamenya, ubwo arasohoka ahita ajya kuri ya ariteri iri hafi y'iwabo. Ubwo yari ageze asanga Fred ntarahagera, aricara aramurindira, maze hashize umwanya Fred ataraza, afata telefone aramuhamagara, asanga telefone ya Fred ntayiriho, nuko yiyemeza kumurindira akanya gato. Nanone hashize umwanya Fred ataraza, yongeye kumuhamagara nabwo asanga telefone ye ntayiriho, nuko amwandikira message amubwira ko yahageze akamubura asubiye iwabo. Nuko Daisy hashize umwanya agiye, ahita abona indi message amubwira ati Daisy mbabarira natinze ariko garuka nahageze. Daisy asubirayo, akihagera asanga Fred yapfukamye ateye ivi, arangira ati Daisy will you marry me? Undi nawe ati Fred uvuze ngo iki? Fred ati Daisy wanyemerera tukazabana iteka ryose?